cyane kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri uyu munsi wa none. Turanezerewe kuko uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Birashoboka ko waba umaze igihe kinini udafite ijambo ry'ibihumuriza. Birashoboka ko waba umaze igihe kinini utumva ijambo ry'Imana. Birashoboka ko waba umaze igihe kinini wumva ijambo ry'Imana rigufashe. Ariko ndavugana nawe uyu mugoroba, iri jambo tugiye gusangira uyu munsi riragufasha mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi neza ko murigiye kuvuga mu YouTube Mr. Ernest iryo zina ririho, kanze cyangwa se usacitse Mr. Ernest ugera ku byigisho byacu. Reka uyu munsi tuvuge ubutumwa bwiza bwa Yohana n'ibice 11. Tugiye gusoma duhereye ku murongo wa mbere, turi buze kubisoma mu gice, hanyuma tuzakurikiza ibindi bice byabyo. Uyu munsi uzagenda ukomeza gusoma, buri munsi uzagenda urushaho gukomeza kwakira ineza y'Imana itangaje. Buri munsi uzagenda urushaho kugenda usobanukirwa imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Amina, haleluya. Ijambo riravuga ngo Yesu azura Lazaro, uwo umutwe w'amagambo. Ngo hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita, mwene se Mariya. Uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Umusaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja, uwo ukunda ararwaye. Yesu nashimwe. Uyu munsi reka dusome iri jambo, reka tubashe kongera gusobanukirwa. Uyu munsi ndashaka kukwereka ubudahangarwa ufite ku Mana. Uyu munsi ndashaka kukwereka uburyo wowe uri umuntu udasanzwe ku Mana. Imana igutekerezaho buri munsi. Imana igutekerezaho isaha ku isaha, ndetse hari n'uburyo ubona usenga ukabona Imana ntiyitayeho. Ariko ndavugana nawe umugoroba, Imana ntiyitayeho. Imana irakuzi kandi Imana iragukunda, ndetse Imana iraguzirikana. Ngo hariho umuntu wari urwaye. Umuntu yari afite ikibazo byari byaranze ubuzima bwaranze. We kubwe yari arwaye anarembye. Ngo wari urwaye ni musaza wa wundi Mariya, wa wundi wasutse amavuta ku birenge akabihanaguza imisatsi ye. Wari wo musaza we wari urwaye. Nawe uyu munsi birashoboka ko waba umerewe nabi. Birashoboka ko uyu munsi waba uhagaze nabi. Birashoboka ko uyu munsi waba ufite ikigeragezo kikuremesha. Birashoboka ko uyu munsi waba ufite uburwayi budasanzwe. Yesu nashimwe ariko cyane. Barangiza abantu bakagutabariza, bagahamagara ati, Yesu we, dore ukunda ararwaye. Kuko Yesu aramukunda cyane. Bakavuga ati, ukunda ararwaye. Uzi ikintu cyahabaye? Ndashaka ngo dukomeze ijambo ry'Imana akanya gato turisome, hanyuma ubashe gusobanukirwa. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo ni iyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu nashimwe cyane. Iyo ndwara urwaye Yesu niko yamusubije. Nawe uyu mugoroba Yesu aravugana nawe. Ibyo bigeragezo ufite ntabwo ari ibyo kukwica. Yesu aravugana nawe uyu mugoroba. Ibyo bibazo ufite ntabwo ari ibyo kukwica, ahubwo uyu Yesu avuganye nawe uyu mugoroba. Ibyo bibazo ufite nibyo kugira ngo Imana ihimbazwe. Ibyo bibazo ufite nibyo gutuma. Amina, haleluya.
Imana. Oh haleluya. Ndanezerewe cyane kubwo kuba numvise iri jambo, ariko Yesu aravuga ngo niyo kugira ngo umwana w'Imana nawe abashe guhimba. Amina, haleluya. Ariko ndanezerewe cyane. Hari ubwo waba weguye ibibazo byinshi bidasanzwe, hari ubwo waba ubona byaragoranye hirya no hino, ibi bibazo ari byinshi, ariko ndavugana nawe uyu mugoroba, ibyo bibazo ufite ntabwo ari ibyo kukwica. Ndavugana nawe uyu mugoroba, ibyo bibazo ufite ntabwo ari ibyo kukwica. Ndavugana nawe uyu mugoroba, ibyo bibazo ufite ni ibyo kugira ngo Imana ihimbazwe. Izahaguruka abanzi bawe batatane, izahaguruka abakurwanya bose uzabona. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka ko dusoreza hano iri jambo rikunze. Ejo tuzakomeza tuganire kuri iri jambo, kandi ndezi neza ko Imana igukunda kandi yiteguye kukugira neza. Imana iguhereza umugisha wo gukomeza kumurikira, kandi subscribe ukoresha like, hanyuma ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byanjye. Ndagukunda cyane, wowe wabanye nanjye muri uyu mugoroba. Imana iguhereza umugisha. Shalom, shalom.